hagarara ku cy'Imana yavuganye nawe kera ikiguhamagara. Ivuga ku minsi mibi ukuntu aho kugira ngo iguforomata. Imana idufashe kandi tugire neza. Umugabo winjiye mu minsi mibi yambara ishati akarenzaho isengeri, mu gihe yagafashe isengeri akayishyira imbere y'ishati. Ijambo ry'Imana wakiriye, ihumure ry'Imana wakiriye, hagakiza wakiriye, igihe kibi gituma ahubwo ugakomeza ntugate. Imana idufashe kandi tugirire neza. Imana ibabarira abagataye, Imana ibabarira abatakaje iby'igiciro, abakubisasa amasezerano ngo ntagisohoye. Iti bakunzi ba New Lucky TV, twongeye kubasuhuza mwese mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana bane namwe. Nkuko tubibasezeranya ko tuzatubagezaho ibiganiro bitandukanye, ubuhamya butandukanye, ijambo ry'Imana mu bakozi b'Imana batandukanye. Uyu munsi tugiye nanjye kuganira ku ijambo ry'Imana. Nitwa Uwase Jeanne, bakunda kunyita mama niyo izina ry'ababyeyi. No kuri iyi channel yacu rero ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Nkwibutsa gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro tubanyurizaho kandi n'ubuhamya butandukanye iburyo bwawe ku ibara ry'umutuku, kandi no kukazogera kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ijambo ry'Imana n'ubuhamya butandukanye. Hari n'ibindi bice by'ubuhamya bwa Bongo Force tuzagenda tubanyurizaho. Yesu aduhana umugisha. Naka kanya rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye. Dusoma mu gitabo cyo Kuva ibice 33 umurongo wa 21. Imana iduhana umugisha. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo, kandi Uwiteka ati, hari ahantu bugufi bwanjye nawe uzahagarare ku rutare, kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho nzagushyira mu busate bw'igitare ngo utwikirize ikiganza cyanjye ngerezaho marira kukunyuraho. Imana idufashe kandi tugirire neza. Aya ni amagambo Imana yabwiye Mose yabayeho mu bihe bibiri bitandukanye. Mose yabayeho mu gihe Imana imukeneye. Ikindi gihe cya kabiri Mose yabayeho nawe mu gihe akeneye Imana. Imana idufashe kandi tugirire neza. Igihe cya mbere Mose yabayemo Imana imukeneye, Imana yarahagurutse ibona ko ikeneye Mose ijya kumwishakira, kandi imaze kumushaka yaramubonye. Imaze kumubona yatangiye kumukoresha ibintu bikomeye, yamuhaye imbaraga zikomeye. Turi ku ijambo ryitwa guhagarara ku rutare. Sinzi muri iyi minsi aho uhagaze, sinzi muri iyi minsi ibyo uhagazeho, ariko umutwe w'iki cyigisho cyangwa umutwe w'iri jambo ngo hagarara ku rutare. Imana idufashe kandi tugirire neza. Imana ihagurutse kujya gushaka Mose yatangiye kumuha imbaraga. Imuha imbaraga, imukoresha ibintu bikomeye ku buryo abanyegiputa bemeraga ibitangaza Mose yakoraga. Mose yemeje Faraho kubw'ibitangaza Imana yamukoreshaga. Mose yemeje abanyegiputa kubw'ibitangaza Imana yamukoreshaga. Mose yakuye ubwoko bw'Imana mu Egiputa kubw'ibitangaza Imana yamukoreshaga. Mu yandi magambo, Imana yemezaga abantu inyuze muri Mose. Imana yakoraga ibintu bikomeye inyuze muri Mose. Imana yanazizaga abakonikoni bo mu Egiputa inyuze muri Mose. Imana yatandukanyije inyanja mo kabiri inyuze muri Mose. Imana yatanze kuri Mose imbaraga zikomeye kugira ngo isi yose n'igihugu cya Egiputa kizamenye ko Imana iri kumwe na Mose. Imana idufashe kandi tugire neza. Cyari igihe cya mbere Imana ijya gushaka Mose. Nuvuga ngo Imana ijya kumushaka yamuhaye imbaraga zikomeye kugira ngo isi yose izamenye ko ari Imana yamuhamagaye, kandi izamenye ko ari Imana ikorera muri Mose. Iyo yageraga imbere y'abarozi nta bintu byinshi Mose yakoraga. Bakoraga hirya no hino, bagakoresha imbaraga zabo bakaziterateranyaga. Abakonikoni bose bo mu Egiputa ntago bari abakonikoni boroshye, bari abakonikoni b'abanyembaraga. Iyo tubwira ngo Farawo yabateranyirizaga hamwe, ngo ariko kuko imbaraga nyinshi zari muri Mose, ngo ibitangaza byose bakusanyirije hamwe n'imbaraga zabo bakusanyirije hamwe, igitangaza kimwe cya Mose kikamira za nzoka zose z'abanyegiputa. Mvuga ngo imbaraga zari muri Mose zemezaga abarozi bose bo mu Egiputa, zemezaga abakonikoni bose bo mu Egiputa. Imana idufashe kandi tugirire neza. Turi ku ijambo ryitwa guhagarara ku rutare. Iki cyari igihe Imana igira ngo yereke Mose ko ahamagawe n'umugabo w'umunyembaraga.
cyari igihe Imana igira ngo yereke Mose ko ahamagaye n'Imana ishobora byose. Iki cyari igihe Imana igira ngo yereke amahanga ko Imana yahamagaye Mose ari Imana ifite imbaraga zikomeye kandi ari Imana itagira ikintu kimananira. Imana idufashe kandi tugirire neza. Noneho Mose arangije akura Abayisiraheli mu Egiputa, arimo aberekeza mu rugendo rujya i Kanani. Bari mu nzira bagenda, bari mu butayu, Bibiliya iratubwira ngo igihe kiragera Mose nawe biba ngombwa ko ajya gushaka Imana, ngo yurira umusozi. Imana iramubwira ngo zamuka umusozi. Ngo ageze ku musozi ngo amarayo iminsi 40 n'amajoro 40 ari kumwe n'Imana asenga. Biratubwira ngo Imana niwe yamuhereye amategeko yo guha Abisiraheli no kubabwira. Nibwo yamwanditse bya bisate by'amabuye ngo azanire Abisiraheli. Biratubwira ngo Mose yaragiye, ngo Abisiraheli bava ku Mana, ngo kuko bari babonaga ko Mose atazagaruka, ngo kuko bari bamutegereje igihe kinini. Hari igihe abantu bagira mu buzima batacyumva ijwi ry'Imana, kuko Imana yajyaga ivugira muri Mose, igakorera muri Mose, ngo ariko bamara iminsi 40 n'amajoro 40 batabona Mose. Banga Imana yari iri muri Mose. Ndagira ngo nkubwire ngo igihe kirageze ngo ushake Imana ku giti cyawe. Igihe kirageze ngo uvuge Imana wabonye. Igihe kirageze ngo uvuge Imana yawe atari yo wumvanye n'abandi. Kuko Imana yari Abisiraheli yari ishingiye kuri Mose. Ngo Mose amaze iminsi 40 ari ku musozi, ngo Abisiraheli babwira Aroni ngo nabaremere ikigirwamana. Ngo baremere ikigirwamana mu masaha bari bakuye mu Egiputa, ngo batangira kukikubita imbere no kugisenga, kuko batumvaga ijwi ry'Imana, kuko batumvaga ijwi rya Mose. Imana y'Abisiraheli bayiboneraga muri Mose. Ndagira ngo nkubwire ngo iki ni igihe cyo gushaka Imana yawe ku giti cyawe. Iki ni igihe cyo kugira ngo uzabwire abantu Imana wabonye. Iki ni igihe cyo kugira ngo uzabwire abantu Imana yawe. Si igihe cyo kumva Imana ya Mose, ahubwo ni igihe cyo kuvuga Imana yawe. Imana idufashe kandi tugirire neza. Bikize cyo kugira Imana yawe, iyo utacyumva ijambo, iyo utacyumva, iyo utagisomerwa Bibiliya, iyo utacyumva abaririmbyi bakuririmbira, ya Mana yawe irakubwira ngo ntutinye, ndi kumwe nawe. Nuca mu muriro ntuzashya, nuca mu mazi ntazagutembana. Iki ni igihe cyo kugira ngo ugire Imana yawe ku giti cyawe, itari yo wumvanye abandi. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ngo Mose ngo atinze iminsi 40, ngo Abisiraheli biremera ibigirwamana. Ngo bamaze kwiremera ibigirwamana, ngo amanuke ku musozi Sinayi, ngo yumva urusaku rw'Abisiraheli bari gusenga ibigirwamana. Ngo abagere imbere, ngo yumva biramurenga. Hari igihe abantu babona bari ubazi ko bavugiraga Imana, ubazi ko bakoreraga Imana, wabona bahinduye pozisiyo cyangwa bahinduye uburyo, ibihe bihindutse bagahindukana nabyo. Iminsi mibi yabageraho bagahindukana n'iyo minsi, ubuzima bubi bwabageraho bagahindukana n'ubwo buzima, batacyumva ijwi ry'Imana, batakijya mu rusengero, batakiririmbirwa, ugasanga bya bihe birabahinduye. Ariko wenda ngira ngo nguhagarare ngo ukomeze. Ntabwo ibihe turimo, ntabwo ibihurimo bigomba kugukura ku Mana, kuko yaba ari Imana wakuye ku bandi, yaba atari Imana yawe, yaba atari Imana izakujyana mu gihugu, yaba atari Imana yaguhamagaye. Ukwiye kugira Imana yawe ku giti cyawe. Insengero zafungurwa, zitafungurwa, wakumva korali ziririmba, zitaririmba, wakumva buvuga butumwa, wakumva utabyumva, ukavuga ati ibyo byose nubwo bitabaho, byose nubwo ntabyumva, Imana ni yanjye ku giti cyanjye, ntawe uzaye. Nyamava ngo ufate ikamba ryawe urikomeze, hatagira uri kunyaga. Imana idufashe kandi tugirire neza. Mose agiye, kuko Imana y'Abisiraheli ishingiye kuri Mose, kuko Imana y'Abisiraheli yubatse kuri Mose. Ubuzima bwabo, urufatiro rwabo rwubatse, ngo agiye iminsi 40 mu gihe gito cyane, ngo asanga biremeye ikigirwamana kinga, barimo barakikubita imbere, barimo barakiramya, barimo barakivugiriza impundu, barimo baragishimira ngo nicyo cyambukije inyanja itukura. Ngo Mose biramurenga. Hari ibintu abantu bari gukora tukibaza niba ibyo batubwiraga ari byo. Hari ibintu abantu bari gukora tukibaza koko niba Imana bavuze tuzi. Hari ibintu abantu benshi bari, Imana iduhagarareho kandi turengere.
umuntu akwiye gutunga Imana ku giti cye, umuntu akwiye kumva Imana ku giti cye, umuntu akwiye kureba Imana ku giti cye. Igihe kirageze ngo Imana yawe uyigaragaze, atari yo wumvanye pasiteri, atari yo wumvanye kanaka, nawe ugaragaza Imana yawe ku giti cyawe. Imana idufashe kandi tugirire neza. Mose biramucanga, aba ni ba bantu nzi. Ibihe turimo bigucanga abantu bari kwibaza basengaga ati bagiye, aba ni babandi basengaga, aba ni babandi baririmbaga, n'abandi bavugaga ubutumwa, aba ni babandi bavuza Imana neza, none bakaba bavuza Imana ihagaze, none bakaba itambitse. Aba ni babandi twari tuzi. Wibarebaho, reba ku Mana yawe. Ngo Mose biramurenga, abura uko bigenza. Imana idufashe kandi tugirire neza. Turi ku ijambo rivuga ngo hagarara ku rutare, hagarara ku rutare. Ngo bimaze kumurenga, ngo arangije ngo afata bya bisate by'amabuye abikubita hasi. Icyaha gikomeye cyane kubw'ibikorwa bya benshi bibi biri kugaragara muri iyi minsi, kubw'imirimo mibi y'abantu bamenye Imana, biri gutuma ibyo abantu bari barakiriye, ibyo abantu bari barafashe by'Imana, ibyo abantu bari barahaye agaciro, ubutumwa bwiza bari barubatse buri gusenyuka. Imbuto bari kwera ziri gutuma ibintu by'Imana abantu bongeye kubisubiza hasi. Ariko nubwo bimeze gutyo, ukwiye gutunga Imana yawe ku giti cyawe. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ngo Mose arangije abikubita hasi, biramurenga. Turi mu gihe ibintu byarenze abantu. Wibaza abantu niba bakijijwe cyangwa badakijijwe. Mwaruzi ntukimumenya nk'ukijijwe, waruzi senga ntukimubona senga. Ariko Imana idufashe kandi hagarare ku bantu bayo. Imana idufashe kandi tugire neza. Mose biramurenga, ngo arangije ngo abwira Imana ngo ariko Mana, utangiye kuri uyu murongo muri ibice 33 umurongo wa 12, ngo Mose abwira Uwiteka ngo dore ujya untegeka uti jyana n'ubu bwoko, ngo ntutwereke aho tujyanye, aho dutumanye. Ngo ariko ngo Mose abwira Uwiteka ati dore ujya untegeka uti jyana n'ubu bwoko, ngo ntumenyeshe aho dutumanye. Ngo ariko naravuze nti ntumenyeshe aho dutumanye. Ngo ari ndasubiramo 12. Mose abwira Uwiteka ati dore ujya untegeka uti jyana n'ubu bwoko, ntumenyeshe aho dutumanye. Ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Imana idufashe kandi tugire neza. Nukuvuga Mose yagezeho aravuga ngo warampamagaye, urambwira ngo ninjyane n'ubu bwoko, ariko ntiwigeze unyereka aho udutumanye. Ni hehe tugiye? Turava aha tukajya hehe? Kuri ubu bwoko bugiye gushira mu mutahe, ni hehe uri kutujyana? Niwe waduhamagaye. Imana idufashe kandi tugire neza. Ese ko Mose ntiyaraza hagiye? Nibuka ko Imana amubwiye ngo genda nkurira Abisiraheli mu Egiputa ubajyane mu gihugu cy'Ikanani. Ntiyaraza aho agiye, ariko iminsi mibi yarahagazemo, iminsi mibi yaragezemo, byatumye yibagirwa aho ava n'ahajya. Atangira kubaza Imana ngo ariko ubundi turi kujya he? Turi kuva he tukajya he? Kandi yarazi ko urugendo ari ukuva mu Egiputa gikanani. Ariko ageze abonye ibyo areba, abonye ibintu bikomeye, abonye ibibaye, atangira kubaza Imana ngo ariko Mana, turi kuvaho ubundi tukajya he? Ubundi utujyanye kuki utamenyesha aho tujyanye? Kuko se ntiyarahaza. Iminsi mibi iraguforomata. Ngabonye bimucanze, Imana yamubwira ati ariko ubundi nyibutsa n'imigambi yawe kuri njye. Ubundi wamvuzeho iki? Wamvuzeho iki? Harya nyibutsa imigambi yawe kuri njye. Buriya Mose koko ntiyarazi icyo Imana yamuvuzeho. Ntiyambwiye ngo nzagendana nawe nkuruhure. Ntiyarazi ko n'Imana nihagurukira, nihagira ibimuhagurukira kumurushya, Imana izamuruhura. Ngo nyibutsa imigambi yawe kuri njye. Hari igihe kigera ukabwira Imana ngo nyibutsa amasezerano. Harya wamvuzeho iki?
uvuze kuzantabara, uvuze kuzandenge, uvuze kuzange, ukagera igihe ukibutsa Imana ngo nyibutsa amasezerano. Muri iyi minsi abantu bari kwibutsa Imana, nyibutsa wamvuzeho iki? Nyamara Imana yaravuze. Imana idufashe kandi tugirire neza. Arangije abwira Imana ngo Mana nyibutsa amasezerano. Muri iyi minsi abantu bari kwibutsa Imana amasezerano, wamvuzeho iki? Ni iki wamvuzeho? Nyamara Imana yaravuze. Imana idufashe kandi tugire neza, kandi icyo yavuze izakirinda ngo kugira ngo gikurweho, ngo isi n'ijuru byakurwaho, ngo ariko umugambi w'Imana ugakomeza. Misi mibi kwibagiza amasezerano ufite, ibihe bibi kwibagiza amasezerano ufite, ariko Imana yaravuze. Imana idufashe kandi tugirire neza. Iki gihe Mose yari arimo yagitakarijemo abantu, abantu bamuvaho bakurikira ikigirwamana. Hari igihe ugiramo abantu bakakuvaho, abari baragukunze bakakwanga, abaguha agaciro bakakakwima, abakwibonagamo niba bakikwibonamo. Iki gihe kibaho. Igihe kibi Mose cyamugezeho amanutse ku musozi, avuye mu masengesho kubasengera, kubingingira, asanga aho kuba beza babaye babi. Igihe kibi cyamukuyeho abantu yavunikanye nabo, yakoreye ibitangaza mu maso, yambukije inyanja itukura, yaruhanye, yagaburiye Mana. Igihe kibi kibamukuraho, bigirwamana birabatwara. Imana idufashe kandi tugirire neza. Igihe kibi kikwambura abantu. Icya kabiri, igihe kibi cyamukuyeho ibintu by'igiciro. Amategeko yarakuye ku musozi Sinayi, amaze iminsi 40 asengera n'amajoro 40 asengera, yarageze mu myaka y'izabukuru. Arangije azana ibintu by'igiciro imbere y'ubwoko bw'Imana, aje kubabwira amategeko Imana imuhaye. Arebye ibyo bari gukora, igihe kibi kimwambura iby'igiciro, akubita hasi, arameneka, yibagirwa amajoro yaraye. Igihe kibi kikwambura iby'igiciro. Iminsi wasengeye urugo rwawe, igihe kibi kirarukwambura. Iminsi wasengeye abana bawe, igihe kibi kikabakwambura, kikabakwangisha. Iminsi mibi ikwambura iby'igiciro, ikwambura umugabo wakundaga, ikakwambura umugore wakundaga, ikakwambura abavandimwe. Mose yahuye n'igihe kibi kimwambura iby'igiciro, gifata amategeko y'Imana gikubita hasi. Ariko wenda guhumuriza, ndi hano guhumuriza ngo igihe kibi gituma ukomeza iby'igiciro wakiriye, ijambo ry'Imana wakiriye, ihumure ry'Imana wakiriye, hagakiza wakiriye. Igihe kibi gituma ahubwo ugakomeza, ntugate. Imana idufashe kandi tugirire neza. Imana ibabarira abagataye, Imana ibabarira abatakaje iby'igiciro, abakubise hasi amasezerano ngo ntagisohoye, abakubise hasi diplome ngo ntizikibonye akazi, abakubise hasi iby'Imana ngo ntibigifite agaciro. Imana ibabarire. Igihe kibi nikibambura iby'igiciro bene data, hari icyo twakiriye. Imana idufashe kandi tugirire neza. Icya gatatu, igihe kibi cyamwambuye imbaraga. Uzi kumara iminsi 40 usenga, uzi kumara iminsi 40 uvuga uri kumwe n'Imana, uzi ukuntu amavuta uba ufite, uzi imbaraga uba ufite, uzi ijambo uba ufite, ariko igihe kibi cyamwambuye imbaraga. Ntabwo nzi ibihe uri kunyuramo bibi, ntibikwambura imbaraga, ntibigutandukanye n'Imana. Muri iyi munsi igihe kibi cyamwambuye imbaraga, ndakwinginze igihe kibi nticyongere kukwambura imbaraga. Ngo abonye bikomeye, ngo bwira Imana ngo kuva uyu munsi ntabwo nongera guhaguruka ahangaha utajyanye natwe, ndashaka ko wongera kujyana natwe. Ese bura kuko Mose ntiyagendanaga n'Imana? Mu Egiputa ntiyari ari kumwe n'Imana, mu butayu ntiyari ari kumwe n'Imana,
ku nyanja niyo ari kumwe na ati nutemera kujyana natwe ntudukura. Nyiri ari kumwe n'Imana Mose buriya ibitangaza Imana nta bihe wabanyemo n'Imana n'ubu yakongere ikabana nawe, ntabwo yagutaye, ntabwo yagutereranye. Igihe kibi cyatumye yibagirwa ko yagendanye n'Imana, ngati nutemera guhagurukana natwe ntudukura. Imana yamubwira ati urashaka ko nongera kugendana nawe? Hari ahantu bugufi bwanjye, genda uhahagarare. Imana yamubwira ati nuhagarara aho ubonye hose, uhagarare ku rutare, aho ngaho niho bugufi bwanjye. Biratubwira ngo Mose umurangi ahagarara. Ujya nkubwire ngo Mose yumviraga Imana, yaragiye ashaka urutare ruhagararaho. Hari ibimenyetso bigaragaza ko yaruhagazeho. Imana ihabwa icyubahiro. Akigera ku rutare ntabwo yongeye gucika intege. Akigera ku rutare yabonye Imana, ngo nzagushyira mu busate bw'igitare ngo utwikirize ikiganza cyanjye. Impamvu yarari mu gihe kibi. Vuga ati Mose igihe kibi cyakumazemo imbaraga, igihe kibi cyaraguforomase. Nani nzi ko kizaguforoma kikakwereka abantu abariwe, kikakwigisha ku bantu, kikakwereka ikibi n'ikiza. Ariko kugira ngo igihe kibi kiguforome cyaraguforomase, genda wongere uhagarare ku rutare. Mose arasubira ku rutare, asubira ku rufatiro, asubira ku rutare, ku rufatiro. Imana idufashe kandi tugiriye neza kugira ngo Imana yongere imufu. Hari ahantu ugomba kugaruka kugira ngo Imana yongere igendane nawe muri ibi bihe. Hari ahantu ugomba kongera guhagarara kugira ngo Imana yongere hagurukane nawe. Ibihe birimo birakomeye kandi bizagenda birushaho gukomera intambwe ku ntambwe. N'Imana yonyine yaturengera, ariko hari ahantu ugomba kongera guhagarara mu mwanya wawe kugira ngo Imana ibashe kugendana nawe muri ibi bihe. Birashoboka ko yageze ku rutare ahagarara arindiriye Imana. Iyo ukirindiriye Imana buri wese agufataho ijambo. Iyo ukirindiriye Imana buri wese akuvuga uko ashaka. Uzi umukobwa urindiriye Imana batangira kumwita amazina menshi y'igisuzuguriro. Uzi umusore urindiriye Imana batangira kumwita amazina menshi y'igisuzuguriro. Uzi umubyeyi urindiriye Imana, uzi umugabo urindiriye Imana bakuvuga, uzi umunyamashuri urindiriye Imana. Iyo ukirindiriye Imana buri wese akuvugaho ibyo ashaka. Bishoboka ko uru rutare yahikiwe n'izuba, sinabona igiti cyeze ku rutare. Bishoboka ko hari izuba ryinshi, ariko Mose ahategerereza Imana, ntabwo ihitiza, hanze kuyitegereza. Imana idufashe kandi tugirire neza. Arahategerereza Imana kuko yaramubwiye ngo genda uhagarare ku rutare. Ntushaka kugenda wenyine, niko ku rugendo ruteye ubwoba, ariko niba ushaka kugendana nanjye genda uhagarare ku rutare, ntegerereze. Imana idufashe kandi tugirire neza. Mose arahategerereza, izuba rirahamwicira, amagambo abamweshi baramuvuga. Abayisirayeli bapfiriye mu Egiputa, yavuze ko azabageza i Kanani burasageze, yavuze ko azashyingirwa birarangiye, yavuze ko azabona akazi nakabonye, yavuze ko azubaka bigakomera none bese yavuze. Mose we baramuvuga arindiriye Imana, ahagaze ku rutare, baravuga. Iyo ukirindiriye Imana buri wese agufataho ijambo, buri wese akuvuga ibyo ashaka, buri wese akwita amazina ashaka. Imana idufashe kandi tugirire neza. Iyo ukirindiriye Imana nta muntu wese yakugiraho ijambo. Biratubwira ngo Mose ategereje Imana, ko Imana iraza ngo nzagushyira mu busate bw'igitare. Ihasatura igitare, ntabwo uzagomeza gutegereza Imana, umushyira mu busate bw'igitare. Imaze kuhamushyira hamushyize ngo Miriyamu nane batangira kumunegura ngo ibateze ibibembe. Hari ahantu Imana igushize n'ukuvuza ikamuvuguruza. Hari ahantu Imana igushyira n'uwakurwanyije ikamurwanya. Hari ahantu Imana igushyira n'uwaguhagurukira Imana ikamwicaza. Hari ahantu Imana igishyira abantu ngo nzagushyira mu bisate by'igitare ngo utwikirize ikiganza cyanjye ngerezaho marira kukunyuraho. Imana imushyira mu bisate by'igitare, izuba ryamwiciye hejuru y'igitare, izuba inyota imushyiramo akajyamo amazi yo mu gitare. Imana idufashe kandi tugirire neza.
akavoma imbaraga mu gitare, kandi imaze kumushyira ku gitare ibyari byaramwubahutse byarongeye biramwubaha. Abisiraheli basubira ku murongo, bakomeza urugendo. Imana idufashe kandi tugirire neza. Kwari ku ijambo rivuga ngo guhagarara ku rutare. Uhagaze ku magambo bakuvuze, uhagaze ku bibazo ufite, uhagaze kuri bizinesi zanze, uhagaze ku ntambaro uri kurwanya. Hagarara ku rutare aho wavuganiye n'Imana. Urebe Imana yawe. Ivuga ngo ntago nkijya mu rusengero, ntago nyumva baririmbye, ntago mbona. Uya hagarara ku cy'Imana yavuganye nawe kera ikiguhamagara. Ivuga ku minsi mibi ukuntu aho kugira ngo iguforomata. Imana idufashe kandi tugire neza. Iyo umugabo winjiye mu minsi mibi, yambara ishati akarenzaho isengeri, mu gihe yagafashe isengeri akayishyira imbere y'ishati. Minsi mibi wibagirwa urugo utahamo. Iyo wageze mu minsi mibi wibagirwa urugo utahamo, ukarurenga ugataha ukajya kure y'urugo rwawe. Minsi mibi uva muri dushe uje ngo winjiye mu nzu, ugiye muri shambura ugakata iyo iminsi mibi ikuyobye inzira. Ariko hagarara ku rutare, hagarara ku rutare, hagarara ku ijambo wamenye, hagarara ku Mana yavuganye nawe. Ni Imana yo iyo ngo uzahagarare ku rutare. Abakukira bango nzahagarara ku munara wanjye, ndindire negereze numva icyo ambwira. Abantu benshi bahagaze ku minara y'abandi, bahagaze ku ndigira ngo uhagarare ku munara wawe. Umuntu uhagaze muri iyi minsi. Imana idufashe kandi tugirire neza. Angije iramubwira ngo nzagushyira mu bisate by'igitare 23, maze gutwikurure ikiganza cyanjye, urebe umugongo hanjye, ariko mu maso hanjye ntiyaboneka. Ntabwo Imana izahora ikwihisha iteka. Hari umunsi izakwiyereka. Ntabwo Imana izahora ikwihisha iteka. Hari umunsi izakwigaragariza. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Hagarara ku rutare. Urwo rutare ni Kristo. Muriringiye ngo cya gitare Mose yigeraga kubita, burya ni Kristo. Sinzi ibyo uhagazeho muri iyi minsi. Uhagaze ku byo wumvanye abandi. Imana irashaka kuyivuga, Imana wiboneye, wiyumviye, utumvanye abandi. Irashaka kukunyuza muri ibihe, muri ibyo bihe, kugira ngo nubisohokamo uzavuga uti nge nabonye Imana yanjye. Nubwo mama niyo yabatakivuga Imana, nubwo pasiteri yabatakivuga Imana, nubwo abariringiye yabatakiririmba, ngewe nabonye Imana ku giti cyane. Iyo niboneye ntumvanye abandi, impakazi mu gihe nk'iki, intabara muri crise mondiale, iyo niboneye inyambika nambaye ubusa, iyo niboneye ingaburira, iyo niboneye inkura mu bukode, iyo niboneye ingirira neza, iyo niyo mbabwira. Imana yashaka kuvuga Imana wabonye. Abisiraheli babonye Mose atinze, kuko bagenderaga ku Mana ya Mose, babonye iminsi 40 ishize biremera izindi mana. Aho nubona isengero zifunze, aho nubona pasiteri batakiguhagarara imbere, nubona abariringi batakiguhagarara, ntabwo wiremeye izindi mana. Ziveho, izo nizagutabara. Ngo Mose amanutse mavuta ya Mose, ngo asenyagura ikigirwamana, ngo ese kuki yari Imana, kuki Mose yayikandagiye ikameneka? Hano biremeye ibintu babishyiraho, ariko hari imbaraga z'Imana zizabimenagura. Ibyo biringiye, ibyo biremeye, ibyo bishyiriyeho, hari imbaraga z'Imana zizabimenagura. Ukwiye kugira Imana ku giti cyawe, Imana itamenagurika, Imana idasaza, Imana idahindurwa nibi. Iyo ngiyo niyo ukwiye guhagararaho kandi ukayiringira. Tugiye gusenga Imana, tugira ubuhamya bwinshi, ariko narindi kukubwira mu magambo menshi atandukanye. Ubwiye uhinduka ry'ibihe, ibihuri gucamo ntago byahindure umugambi w'Imana kuri wowe. Hagarara ku rutare, urindira Imana yawe. Uzavuga Imana wabonye, ntambara uri kurwanya ntizahindura umugambi w'Imana kuri wowe. Nta upfa mbere yo gupfa, nta kintu kizahindura ku buzima bwawe. Iby'Imana bizagusohoraho. Ibyo byose uri kubona ntibigukure ku Mana, bizagira icyagize itangira kigira n'iherezo. Tugiye gusenga Imana. Barimo tuvuga ukuntu Abisiraheli bari bafite Imana ya Mose,
agiye bayivaho biremera ibigirwamana. Ntabyo wiremeye muri iyi minsi kuko utajya mu rusengero. Biveho, ibyo bizagusiga, bizamenagurika, bizangirika, ariko iyi Mana yawe uzayigumana. Biveho, naje kugira ngo uteshe ibyo bintu wiremeye mu bihe nk'ibi. Bite bijugunye, ibyo bizata agaciro, ariko Imana muzakomezanya. Tugiye gusenga, bwira Imana ngo ibyo niremeye kuko ntari njya mu rusengero, kuko ntari nkiririmba, kuko ntabonaga pasiteri, hari ibyo nari naribemeye bishyira imbere yawe, byari binyoboye, byanjye koreshaga ibyo bishaka, ariko uyu munsi ndabimenagurira imbere yawe. Ni wowe Mana ngiye gukurikira, ni wowe uzandinda, ni wowe uzabana, ni wowe utamenagurwa. Maze ugarukire Imana, wongere uhagarare ku rutare arirwo Kristo. Nabona bikomeye azagushyira no mu busate bw'igitare, nabona byongeye gukomera gutwikiriza ikiga ngo kugeza igihe niryo azarangiza kukunyuraho, n'igihe azakujyana mu bwami bwe. Kiri ikiganza ku mutima wawe, bwira Imana ngo menagura ibyo niremeye. Hari ibyo niremeye mbishyira mu rugo rwanjye, ibyo niremeye mbishyira mu kazi kanjye, ibyo niremeye bishyira muri bisi, ibyo nabyiremeye byose nibimenagurike, wowe uzuhabwa umwanya muri jyewe. Mana ndagushimiye, iri ni ijambo ryawe. Ubonye ko ibihe turimo bikomeye kandi bigoye. Hari ibyo abantu biremeye babishyira imbere. Harabiremeye icyubahiro wumva ko barenze, harabiremeye amashuri wumva ko bize baminuje, harabiremeye akazi wumva ko karemereye. Ibyo byose twabonye ko ibyo abantu biremeye mu gihe cya Mose, igihe Mose atarahagaze imbere yabo ngo baganirize ijambo, igihe Mose yarahagaze imbere atarahagaze imbere yabo ngo babwire icyo uvuze, ibyo biremeye Mose agarutse, imbaraga ziri muri Mose zarabimenaguye. Hari ibyo abantu biremeye muri iyi minsi kuko batagiterana neza, kuko batagisenga nka kera, kuko batakibwiriza, kuko batakivuga, barabyiremeye babishyira imbere, barabiyobotse babyikubita imbere. Ariko ndasenze kugira ngo imbaraga zawe zibimenagure, icyubahiro cyari cyarabuze cyongere kigaruke, ubwiza bwawe bwabavuyeho bagarukire, ibyari byarabahagurukiye ubiyecaze, byabarwanyaga ubarwanirire, kugira ngo abantu basubire ku murongo. Komeza gufasha abantu bawe, kandi Mana ni ukuri ijambo ryawe bikesha imbaraga zikomeye. Mwongere uhagarike kuri uru rutare, baruvuyeho barusubireho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndakwinjize kandi ndaguhendanye, shyigikira ijambo ryawe. Abemeye kugaruka bagarure, kandi abemeye uhindukire ubahindukize, kandi ubahe imbaraga zibashoboza kunesha ibyari byarabanesheje. Icyubahiro n'ikibi mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, kugira ngo tubibutsa gukanda subscribe kugira ngo cyo mubasha gukurikirana ibiganiro n'izindi nyinshi zitandukanye. Yesu abahe umugisha.